komeza kugira ibihe byiza ahantu hose urereye ku isi waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri, mwifurije kugubwa neza cyane. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bagura mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa, dufite n'indi service ya property management. Mu gihe waba ukeneye abantu bakumanagingira umutungo wawe, uzagiye utekereza Nzuri Business Group Limited mu bimbere, kuko nabyo turabikora kandi neza cyane. Uyu munsi rero nkuko uri kubibona ku mashusho, tugufitiye inzu nziza z'ubucuruzi zerereye Ikagugu mu isantre neza kuri kaburimbo. Iyi nzu kandi y'ubucuruzi ifite indi mu gikari cyayo yinjiza ibihumbi 400 ku kwezi. Igiciro cyayo ni $35,000,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu cyangwa se izi nzu z'ubucuruzi, wahamagara 07888667 cyangwa 0782301223. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi inyubako yaho zikoreramo Yamaha. Neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima bitubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Ahangaho niho dufite biro. Uramutse ushaka gusanga kuri biro niho wadusanga. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market. Ikindi kandi ushobora no kudusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw, nabwo ugasanga indi mitungo igitandukanye kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu zose, ku buryo uramutse ukeneye indi mitungo itari izi nzu uri kubona, naho wayisangaho kandi myinshi ndetse myiza. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Twakira abakiriya neza, ndetse wageze iwacu ko byagenda kose, icyuje kuhareba ugomba gutaha ukibonye. Nibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel, ikindi kandi nibagirwe gusharinga izi nzu z'ubucuruzi ziherereye Kagugu neza mu isantre, kandi izi nzu ziri no kuri kaburimbo, zisangize inshuti n'abavandimwe. Urakoze cyane kandi nikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited.